Ingaruka zo gukuramo inda. Kwibaruka ni kimwe mu bishimisha umuryango, aho usanga bamwe bakoresha ibirori byo kwakira umwana mushya bagahemba uwo muryango. Ariko muri iki gihe bamwe bafata kubyara nk'ibyago, kugusha ishyano cyangwa igisebo, kuko benshi biba byabagwiririye kubw'irari ry'umubiri, ndetse cyane cyane ku rubyiruko bagahitamo gukuramo iyo nda. Mu mpande zitandukanye ku isi, abantu bakoresha uburyo bwinshi butandukanye kugira ngo birinde gusama inda. Hano mu Rwanda, mu muco wo hambere, hajyaga hakorwa imihango itandukanye yabaga igamije kurinda umwari ukiri mu rugo gusama inda. Wasangaga abagore boga amazi yo mu kidendezi ngo badakomeza kubyarira mu zabukuru, abo byanze bakavuga ko bihamuye nabi. Ikindi ni nko kumanikira umukobwa, aho wasangaga bavuga ngo nyina yaramumanikiye apfa atamumanuriye, niyo mpamvu yabuze urubyaro. Ibi bigaragaza ko ikibazo cyo kwirinda gusama atari icy'ubu gusa, ahubwo cyahozeho na kera, ariko ko ubumenyi bw'abantu n'iterambere byiyongera, niko kenshi barushaho gushaka ubundi buryo bwo kwirinda gusama, harimo nko gufata imiti, gukoresha udukingirizo no gukoresha uburyo bwa kamere, nk'uko ikinyamakuru bpas.org cyabitangaje ko ku isi usanga byibuze 125 by'inda zatwiswe zivanwamo buri mwaka. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku gukuramo inda, bityo tumenye igihe amategeko y'u Rwanda yemerera umuntu gukuramo inda. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe impamvu zishobora gutuma inda ivamo, ndetse turamenya ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu, kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku gukuramo inda, bityo tumenye igihe amategeko y'u Rwanda yemerera umuntu gukuramo inda. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe impamvu zishobora gutuma inda ivamo, ndetse turanamenya ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Ikiganiro kirambuye ni mu kanya. Ese iyo bavuze gukuramo inda biba bisobanuye iki? Reka dutangire iki kiganiro kuri iyi ngingo.
Gukuramo inda ni uguhagarika gukura k'umwana mu nda cyangwa guhagarika gutwita. Ibi ubundi bikorwa hagati cyangwa mbere y'ibyumweru 28 nyuma yo gutwita. Nubwo benshi bamaze gusobanukirwa ibi, ntibibuza ko hari abandi kubera impamvu zitandukanye bisanga batwaye inda batateganyije. Nubwo hari abafata icyemezo cyo kuzikuramo, umubare muto muri bo nibo babyemerewe. Ese ni ryari amategeko y'u Rwanda yemerera umugore cyangwa umukobwa gukuramo inda? Mu Rwanda ubusanzwe amategeko ntiyemera umuntu gukuramo inda kereka umuntu watewe inda n'uwo bafitanye isano kugeza ku gisekuru cya kabiri. Mu Rwanda ubusanzwe amategeko ntiyemerera umuntu gukuramo inda kereka umuntu washyingiwe ku gahato adashaka kubana n'uwo bamushyingiye. Mu Rwanda ubusanzwe amategeko ntiyemerera umuntu gukuramo inda kereka umuntu ubuzima bwe n'ubw'uwo atwite buri mu kaga. Reka tubibutse ko ibi kubikora agomba kubererwa uburenganzira n'urukiko agahabwa icyitwa court order, yagereranywa n'uruhushya ukaba warushyira umuganga akabona kukwemerera kuyikuramo. Iyi court order igihe idakenerwa gusa ni mu gihe ubuzima bw'umubyeyi buri mu kaga. Ese noneho ni izihe mpamvu zishobora gutera inda kuvamo? Hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutera umugore utwite kuvanamo inda kabone niyo batabyifuza, bityo nizi zikurikira. Ikigero cy'imyaka ni imwe mu mpamvu zishobora gutera inda kuvamo. Umugore mu kigero cy'imyaka ari hejuru ya 35 aba afite ibyago byo gukuramo inda kurusha uri hagati ya 20 na 29. Ubumuga ni imwe mu mpamvu zishobora gutera inda kuvamo. Inda ishobora kandi kuvamo bitewe n'ubumuga umwana yagize mu iremwa, anomalie chromosomique de l'embryon. Ubumuga bw'umura w'umugore ni imwe mu mpamvu zishobora gutera inda kuvamo. Malformation uterine. Iyi mpamvu nayo ishobora gutuma inda ivamo cyangwa bikaba byaterwa n'imisemburo y'umubyeyi idakora neza. Kunywa ibiyobyabwenge ni imwe mu mpamvu zishobora gutera inda kuvamo. Gufata ibiyobyabwenge utwite bigira ingaruka mu gihe utwite na nyuma yabyo. Bishobora gutera kuvamo kw'inda cyangwa kubyara umwana utarageza igihe. Impanuka ni imwe mu mpamvu zishobora gutera inda kuvamo. Iyi nayo ishobora kuba intandaro yo kuba inda yavamo. Reka noneho turebere hamwe ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvanamo inda batabyifuza, hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri zo twavuga ubukene. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvanamo inda batabyifuza, hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri zo twavuga kutiyakira. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvanamo inda batabyifuza, hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri zo twavuga kwanga guseba. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvanamo inda batabyifuza, hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri zo twavuga umwana uzavukana ubumuga. Nubwo hari bamwe mu bagore bahura n'ibibazo byo kuvanamo inda batabyifuzaga, hari n'abandi bazikuramo ku bushake kubera impamvu zitandukanye. Muri zo twavuga utwite ukiri muto cyane.
Akenshi kwirinda kuba bafatwa n'inzego zibishinzwe bahitamo kuzikuramo rwihishwa. Tutirengagije ko bamwe mu babikora baba nta bikoresho byabugenewe bafite, nta suku aho bikorerwa cyangwa ababikora nta bumenyi buhagije bafite. Burya kenshi ibi bibagiraho ingaruka. Izi ni zimwe mu ngaruka gukuramo inda ku bushake bigira. Kunanirwa kwiyakira ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva yigunze. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva yicuza. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva afite uburakari. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva yataye apeti. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva yayitereye icyizere. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kurota inzozi abona umwana. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe byo kumva atagira urukundo no kumva ntawe umukunda. Umugore cyangwa umukobwa wakuyemo inda atangira kujya mu bihe by'umwihariko, akenshi uko iminsi ishira cyangwa akabona bimwe mu byaba nk'imbarutso yo kwibuka ko yakuyemo inda, nko kubona umugore utwite, guca ku ivuriro no kubona umwana muto arira, bigatuma agarura bya bitekerezo. Ibi rero iyo bidakurikiranywe vuba, ahanini bishobora kuvamo no kwiyahura cyangwa kumva umuntu ahindutse ikihebe, ntatinye no kumena amaraso. Kwangirika kw'imisemburo ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Kubera imiti ikoreshwa mu gukuramo inda rimwe na rimwe, hari igihe bitera kutongera kubyara ku mugore kubera imwe n'imwe mu misemburo iba yangiritse. Gukurwamo nyababyeyi ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Akenshi iyo umukobwa akuyemo inda mu buryo bw'amagendu, hari igihe nyababyeyi ishobora kwangirika ndetse ikaba yanapfumuka. Icyo gihe iyo umugore agiye kwa muganga bikaba ngombwa ko ivanwamo, ntashobora kongera kubyara. Kwandura ubwandu, infection, ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Kubera isuku nkeya cyangwa ubuvuzi bw'amagendu, bishobora gutuma muri nyababyeyi hazamo ubwandu bwavamo ubundi burwayi nka endometrite cyangwa septicemia. Kuva amaraso cyane ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Iyo umukobwa akuyemo inda ashobora kugira ikibazo cyo kuva kidahagarara bitewe n'umura uba wakomeretse. Ubugumba ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Ubu nabwo bushobora guterwa n'uko umura uba wakomerekejwe cyangwa se infection, maze bikangiza imyanya myibarukiro y'imbere, bikaviramo ubugumba umubyeyi. Gukomeza gukuramo izindi nda ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Cyane cyane ku bantu bakuramo inda mu bwihisho ntibakurikiranwe na muganga, hari igihe bishobora kubaviramo kujya batwita buri gihe zikavamo. Guhagarikwa kw'imihango burundu ni imwe mu ngaruka zo gukuramo inda ku bushake. Gukuramo inda nanone bishobora gutuma umuntu atazongera kujya mu mihango ukundi. Mizero Media irashishikariza abagore ko mbere yo gufata umwanzuro wo gukuramo inda, babanza kumenya ingaruka zose zabaho, bagafata umwanzuro batazicuza. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Uyu munsi twaganiraga ku gukuramo inda, bityo tumaze kumenya igihe amategeko y'u Rwanda yemerera umuntu gukuramo inda.
Muri iki kiganiro kandi twarebeye hamwe impamvu zishobora gutuma inda zivamo ndetse tunamaze no kureba ingaruka zo gukuramo inda ku bushake. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukakigezwaho nanjye Nicole Giraneza. Ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.